wanjye yambwiye enyereka iyerekwa rya Ndimbati hanyuma ngiye kubona mbona Ndimbati uyu nguyu mbona uwo mugore w'igishego yari kuzahabwa amafaranga ndetse akayahabwa n'umuntu w'umukire ugaragara ko ari mu bitara kandi agaragara ko arwariyemo ariko agakoreshwa nk'igikoresho icyo gishego kikajya gushaka Ndimbati bagasohokana muri hoteli bakinezeza bakaryama nyuma yo kuryama akamuca igitsina akagita muri pubere akagica Ndimbati no icyo gihe Imana iramwe ngo bivuge kuri social media kuko icyo gishego imigambi gifite n'ikibyumva ku ma social media kirahita gicika imbaraga ntago kizaba kigihemukiye ndi Sarongo ni wihane mu izina rya Yesu. Imana irambwiye ngo abarozi n'abapfumu barara bambaye amayugi barara babyina intebe zabo zirubitswe intebe zabo zihindutse ubusa intebe zabo zivuyeho heko talabay shando yasika haya soper pere wilshegom haya tutalele bosogrer intebe z'abantu batubaha Imana irazubitse ariko intebe z'abantu bubaha Imana irazizamuye intebe z'abantu bubaha Imana zishize hejuru mu izina rya Yesu. Mbonera kubwira n'umuntu wese w'umuyobozi ugiye kujya yitwara nabi Imana irambwiye ngo Imana igiye kujya ibasha kumufata mbese akaga kagenda kaboneka ku isi ariko abantu ntibabimenye. Hari umudayimoni umwe witwa Mudindiza uwo ni umudayimoni Satani yabatirije mu nyanja y'amaraso ikuzimu amwita Mudindiza ashinzwe kuza kudindiza ibintu byose ku isi cyangwa mu gihugu adindiza ibintu byose. Uyu mudayimoni aba afite ishyari amatorero ntaba akeneye yuko insengero zibaho ku isi cyangwa mu gihugu. Uyu mudayimoni akora umukwabo akabasira igihugu runaka akavuga ngo mbese niba ari na ngombwa gusenga nibishire nibirangire ariko ndashima Imana neza yuko Imana yacu igenda idutsindishiriza hano mu gihugu cyacu tukarushaho kugenda dusenga Imana tubona Imana. Umudayimoni wa kabiri ni umudayimoni witwa bwenge bw'isi. Uyu mudayimoni witwa bwenge bw'isi aterereza abantu kwikakaza agaterereza abantu kwishyira hejuru ndetse ugasanga umugore n'umugabo bananiranywe kubana ntibyemere. Reka tugushimira no kudukurikirana mu sekunde. Reka nkubwire ngo uri kumwe na Samu w'Imana nkuko musanzwe mubizi. Reka nkubwire ngo wowe uri mu gihugu cy'u Rwanda tugwaye ikaze ndetse uri mu mujyi wa Kigali nkubwire ngo welcome ndetse mu nkengero z'umujyi. Reka mvuge amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo. Reka nkubwire ngo wowe uyu munsi none wakoze subscribe kuri Yubahwe TV. Reka nkubwire ngo nakagarutse kora subscribe ibintu bize kuryoha. Nkubwire ngo fata isagonda rimwe utekereze Yubahwe TV. Ese Yubahwe TV ni iki? Ni Imana yubahwa ntago ari cano ahubwo Imana rurema niyo yonyine. Reka ngure ngo wowe rero wakoze subscribe Imana iguhe umugisha. Reka niyakirire abaturanyi bacu bakunda kudukurikirana umunsi kundi. Reka mvuge abarundi Abagande ndetse abakongomani ba Tanzania ndetse Nigeria n'ibindi bihugu. Reka mabwire ngo namwe muri mu bihugu bya Afrika mbahaye ikaze. Reka mbwire ngo nabo reka nyarukira mu gikuta kimwe cya diaspora. Reka mabwire ngo banyarwandakazi muri diaspora namwe tubahaye ikaze. Reka mvuge mu bihugu bya Europe ndetse Canada, Australia ndetse nkubwire ngo nawe uri muri Finland cyangwa se mu Butaliyani nawe tugwaye ikaze. Hari abantu badukurikirana bari mu gihugu cya Amerika. Reka tubabwire ngo namwe amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Uyu munsi wa none rero nkuko tubabwira ko tubazanira abatumirwa batandukanye tukazana bamwe mu bakozi b'Imana ndetse bavuzweho amateka atandukanye ndetse bakoreshwa imirimo n'ubutwari. Ukeneye gukira indwara, ukeneye gukira ikibazo cyose, ufite inama zitandukanye, uyu ni umukozi w'Imana turi kumwe ndetse uri mu bantu bamwe batanduje imyenda yabo. Reka uyu munsi wa none tuze kumwakira kuri kamera zacu za Yubahwe TV atangire atwibwira. Tugwaye ikaze. Murakoze cyane. Uwo muri kumwe ni Reverend Floriye cyangwa se Prophet Floriye bishatse kuvuga umuhanuzi w'Uwiteka ushobora byose. Imana yanyangarije kuyikorera ndi mu gitabo cy'ubumana mu ijuru. Baranzi ko ndi mu isi ndi gukorera Imana. Hari abantu bakorera inyuma ya zero ariko bari inyuma y'igitabo. Ngewe nanditse mu gitabo cy'ubugingo. Nzi neza ko n'ubugingo nzabubona. Ariko rumwe mu bakozi b'Imana bahamagawe mu buryo bukomeye. Imana ikomeje kunkoresha imirimo n'ibitangaza. Ndashimira Imana
Imana yagiye ibana nanjye mu myaka y'ibinyejana byanjye byose byo kubaho kugeza uyu munsi wa none. Ndumva nezerewe cyane. Uri umwe mu bakozi b'Imana baba bambaye neza, ndetse be muri bakozi b'Imana biyubaha, bavugwa ndetse n'abantu batandukanye, abatonya, abakuru, benshi bakuvugaho ibintu bitandukanye, ndetse ndatekereza uri muri bamwe bataranduza imyenda yabo. Ibyo ni ingenzi kubera ko n'ubundi Imana yacu igira isuku. Namaze gukontorora mu buryo bw'izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose. Sanga Imana ni umucyo. Imana kuba ari umucyo rero bisobanuye yuko igira isuku naho wayibona ahariho hose. Bishaka kuvuga rero ngo nanjye niba hari uwanyitegereje akabona yuko mankeye nsa neza, nuko n'umwami nkorera akeye. Kuko Satani aba yambaye inshwambagara kandi n'abadayimoni be n'abambari be bambaye inshwambagara, ariko Uwiteka abamarayika biwe barera kandi barakeye bafite isuku. Nanjye niyo mpamvu rero nsa n'Uwiteka wanyangashe. Akenshi usanga mu bakozi b'Imana bakabya ibintu by'agakiza, nubwo agakiza ni keza kadutoza kubana ndetse n'Imana, ariko ugasanga umuntu aravuze ati kera wabaga wicaranye n'umuntu wisukishije igisiko ukumva ngo kwa General Yesu toka Satani. Ese uyu munsi wa none ntabwo tuza kureba kuvuga ngo ADPR cyangwa n'andi matorero, ibi bintu mu bakozi b'Imana byari bikwiye? Njyewe n'ubundi maze igihe kinini cyane ndi gusenga Imana, nayo mpamvu Imana yampaye insanganyamatsiko irambwira ngo mwana wanjye, ati nguhaye impano iri muri wowe, ati ujye ufasha papa gusenga. Papa wa Gatulika uhagarariye Gatulika, intumwa nkuru ku isi yose muri rusange ihagarariye amadini n'amatorero, uwo bita papa. Rero papa uriya ubona, njyewe Imana irambwira ngo jya usengera isi yose muri rusange ntawe urobanuye ku butoni, baba abantu bakijwe ndetse n'abadakijijwe bari kugenda bajya mu ntege nkeya, ubasengere bagaruke mu murongo. Rero mba ndi gukora umurimo w'Imana ukomeye. Uri bamwe mu bantu batwaganiriye, urambwira ngo ufite ubutumwa bamwe mu bapasitoro, urambwira ngo ndetse uwitwa Apostle Gitwaza, urambwira ngo ndetse ngo nagiye mubona amayerekwa menshi kandi meza. Niki kintu Imana yagutumye kuri Apostle Gitwaza? Apotre Gitwaza Imana iramukunda, Imana iramushima. Nigeze kugira iyerekwa, njya gusura ijuru mpasanga inuma nyinshi ziri kuzenguruka abamarayika, ndetse nza kubona n'igitabo cy'ubugingo mu gihugu cyo mu ijuru. Hanyuma Yesu ubwo yageraga mu ijuru, Imana yamusabye kunywera ku gikombe cy'imbuto z'umuzabibu. Hanyuma Yesu avuga ko adashobora kunywa ku mbuto z'umuzabibu ataratwara itorero ryiwe asize hano mu isi. Icyo gihe rero ni ukuvuga ngo Imana yahise irekeraho, nta kindi yongereyeho. Yasabye umwana wayo ko yongera akicara iburyo bw'Imana Data twese mu ijuru. Ibizima bine rero n'abakuru 24 bicara bazamura icyubahiro cy'Uwiteka mu ijuru, bararamye bagahimbaza, kuko ari cyo kibayo gusa nta kindi. Bishaka kuvuga mu yandi magambo, icyo gihe nibwo nahishuriwe izina rya Apotre Gitwaza, mbona Imana iri kurishima mu gihugu cyo mu ijuru, mbona ryanditse mu gihugu cyo mu ijuru. Imana irambwira ngo Apotre Gitwaza ntabwo imucyuye, ahubwo yashaka kunyereka ikimenyetso neza yuko nawe ari mu bapasiteri Imana yemera mu gihe cyose azamara ku isi ko ashobora kuzabona ubugingo. Gusa imbwira yuko nimvuga iki kintu no mu buryo nzaba nkivuzeho, ngo Apotre Gitwaza ntazagene ngo yirare, yumve neza yuko ubugingo yabubonye, ngo ahubwo akomeze yera imbuto ndetse yitware neza kuko Imana imushima. Rero Gitwaza nibyo Imana yamumbwiyeho. Muri bamwe bajya banduza izina ryiwe, bamuvugaho amagambo atandukanye, ndetse kumusabya no kumwangisha abantu. Ni umuntu ushobora gukurikirana guhera ku itariki ya mbere y'umwaka kurinda soza atanga ubutumwa bwiza, ijambo ry'umunsi ry'Imana. Ese uyu munsi abo bantu niki kintu wababwira? Apotre Gitwaza niba mwitondeho cyane, kuko abamuvuga benshi naba bafite ubukene. No kuvuga ngo we afite abaruta yamaze kurenga. Muri uko kubarenga rero ishyari rirabatera. Ishyari, umwuka w'ishyari ni mubi, kuko umwuka w'ishyari utuma umuntu yadukira undi akajya musiga ibyasha ndetse amuvuga ibibi byinshi. Ariko Bibiliya iravuga ngo muzishime munezerwe yuko ingorano zanyu ari nyinshi, ubwo bazabatuka ndetse bakabahohotera babavuga ibibi byinshi, ngo ariko Uwiteka azaba afite umugambi ukomeye ku muntu wayo. Bishaka kuvuga ngo Gitwaza ni umwapotre Imana yishimira kandi maze kubaka amateka hano mu gihugu ndetse no ku bihugu by'Uburaya. Bishaka kuvuga ngo umuntu wese wapfa gupfundura imishumi y'inkweto ze ntabwo apfa kumubona. Twese ijambo ry'Imana ridugura kuvuga ngo twubahe abantu batubanjirije, twubahe abashumba batubanjirije mu by'umurimo. Rero
rero Gitwaza rwose ageze ku rugero rwiza kandi Imana ishima. Ngewe nubaha amavuta niba ndi reverandi, hanyuma Apotre Gitwaza andusha titire ebyiri, andusha bishop akandusha na akandusha na apotre. Urumva ni titire ebyiri zose, ngewe ndacyari hasi yiwe. Bishaka kuvuga ngo nubaha amavuta ye, ndetse n'undi wese waza namwubaha kuko nakubaha amasasu, kubaha Apotre Mignone, abo bose ngenda mbubaha bitewe na titire bafite, kuko Imana iba yarazibahaye hari impamvu. Rero uwo muntu ufite ubukene bwamuteye agatangira gusiga abantu igisuzuguriro, uwo ni we ukwiye kugira gute guhanwa n'Uwiteka Imana ishobora byose. Bamwe mu bakozi b'Imana ko bigaragara ko hari umwuka maze gutera, ugasanga mu bakozi b'Imana, ndetse n'ibyo urambwira ngo ngiye ntabwo nkorera muri iyo myuka y'abadayimoni, urambwira ati ntabwo ibyo bintu njya mbikora. Usanga bamwe mu bakozi b'Imana batemerana, abandi barwanyana, abandi badashyigikirana amavuta. Uyu mwuka uturuka hehe nk'umukozi w'Imana? Urakoze cyane mukozi w'Imana, reka nkubwize ukuri, uri mu mwuka wera w'Imana, ahubwo amavuta y'Imana yakugezeho kuri uyu munsi. No kuvuga ngo nahishuriwe abadayimoni babiri baturutse ikuzimu. Ubwo nahishurirwaga amabanga y'ikuzimu yose, Imana yampishuriye ko hari abadayimoni babiri Satani yabatirije ikuzimu, ababatiza mu nyanja y'amaraso ibikuzimu. Ayo maraso rero agera ikuzimu ate? Ndabisobanuraho kugira ngo abantu bajye bumva ibintu neza. No kuvuga ngo hari abadayimoni bashinzwe guteza amagisida hano ku isi mu mihanda, bagateza amagisida kugira ngo abantu bapfe bitunguranye, abantu bapfe bakenyutse. Abo badayimoni keshi iyo umuntu akoze agisida amaraso agatameneka hasi ku butaka, abadayimoni bo bahita bayatwara ikuzimu bakagenda bayarundanya, hanyuma Satani ari we Sekibi, ari we wamba ufite amahembe 7 nahishuriwe ubikuzimu, ndetse Yesu yasize amuboheye ikuzimu imyaka 1000 n'ibihumbagiza. Satani yambaye inshwambagara, no kuvuga ngo ari kuzimaho ngaho, none hatangira amategeko yiwe. Rero yabatije abadayimoni babiri b'insanganyamatsiko ngiye kuvuga ku muntu wese utarubazi, kugira ngo mbabwire neza ikintu gituma mbese akaga kagenda kaboneka ku isi ariko abantu ntibabimenye. Hari umudayimoni umwe witwa Mudindiza. Uwo ni umudayimoni Satani yabatirije mu nyanja y'amaraso ikuzimu, amwita Mudindiza. Ashinzwe kuza kudindiza ibintu byose ku isi cyangwa mu gihugu, adindiza ibintu byose. Uyu mudayimoni abafitiye ishyari amatorero, ntaba akeneye yuko insengero zibaho ku isi cyangwa mu gihugu. Uyu mudayimoni akora umukwabo, akayibasira igihugu runaka, akavuga ngo mbese niba ari na ngombwa gusenga nibishire nibirangire. Ariko ndashima Imana neza yuko Imana yacu igenda idutsindishiriza hano mu gihugu cyacu, tukarushaho kugenda dusenga Imana, tubona Imana. Umudayimoni wa kabiri ni umudayimoni witwa bwenge bw'isi. Uyu mudayimoni witwa bwenge bw'isi aterereza abantu kwikakaza, agaterereza abantu kwishyira hejuru, ndetse ugasanga umugore n'umugabo bananiranywe kubana ntibyemere. Uyu ni umudayimoni yitwa bwenge bw'isi. Uyu mudayimoni bwenge bw'isi atera muri za ministeri, agatera mu mabiro atandukanye, agatereza abantu kwikakaza no kwishyira hejuru. Ukajya usanga Directeur General uhagarariye societe runaka arimo arasuzugura abakozi, abareba nk'ibyatsi, abona ko ntacyo bavuze kuko yitwaje neza yuko afite ubwibone no kwikakaza. Uyu ni dayimoni bwenge bw'isi. Umuntu ariga neza akagera n'igihe yagira ibyimba byo mu mutwe akenda guturika ubwonko, yitwaza neza yuko yize ubumenyi bw'amashuri asanzwe, ariko agashaka kubikoresha nabi nko kubikandagiza abandi. Ari Satani iri kumunyuramo imuterereza wa mudayimoni witwa bwenge bw'isi. Ariko ibyo byose nibyo bizana insanganyamatsiko y'ibyo warumbajije hano ku isi cyangwa mu gihugu. Abo badayimoni uko ari babiri nibo bateza kaga kabi gakomeye. Rero abantu benshi b'abakozi b'Imana ntibajye bamenya ko ibintu bibaho. Ikindi cya kabiri, naje gusobanukirwa neza yuko uyu mudayimoni witwa Mudindiza akura abantu mu nsengero, akajya akura abantu mu nsengero, abantu baba bari gusenga bari kuramya no guhimbaza, akajya bumva bari gushya kubera yuko hari uko imbaraga z'Imana ziri mu rusengero zigenda zisa naho ziri gukontorora wa muntu imyuka mibi iri kumurwanya. None uyu muntu akumva arambiwe ijambo ry'Imana, ntashaka no kuryumva, agasohoka mu rusengero akajya kwihungiza hanze. Bihuriye na dayimoni yitwa Kiroso. Iyo ni dayimoni wayimenye. Iyi dayimoni Mudindiza nyine iri muri formule ya Kiroso. Yego, no kuvuga ngo ikoropa ibintu byose by'ubumana mu mutwe w'umuntu, hanyuma ikabimuvanamo. Cya jambo ry'Imana rivugiye mu torero cyangwa mu rusengero akaba. Niyo mpamvu uzajya ubona hari n'abantu benshi bibasira abakozi b'Imana, bagatangira kubambika ibyasha, bagenda babasiga amabyi, babasiga igisuzuguriro kugira ngo bakorwe n'isoni. Nk'ubu nk'urugero, umuntu akaba ari kunyumva gutya ariko agahita ko atanga comment ipfuye kubera abadayimoni, kugira gusenye, kugira ngo ansenye ngo akeneye kunsenya kandi atasenya ikindimo. Ntabwo rero ibyo aba ari byiza.
ni dayimoni mudindizi iba yamuteye. Gusa bene abo mbagira imbabazi ndetse nkabasengera nk'umushumba kugira ngo Imana ibagire neza. Yego. Yes. Hanyuma turi mu bihe bigoye cyangwa se biruhije, bigaragara ko ku munsi w'ejo cyangwa se ni iminsi 2 cyangwa 3 itambutse, hari mu nsengero zimwe zafunzwe ndetse ahitwa mu Busanza, bigaragara ko zimwe zatangiye kwa gukubitwa amashuka zishyirwa hasi ndetse bazisenya. Ese ibi bintu ko abantu benshi mu bakristo byateje undi mwuka, guteza undi mwuka, avuga ati noneho kisengero z'Imana zabagamo abantu b'Imana ndetse zasenywe. Ese ibintu bihiriye n'abakristo, nicyo abakristo bagomba kuba maso bagasenga cyangwa se bakama mu zindi mbaraga? Usanga nyine bamwe bati bamwe baraguye ntituzongera gusubira mu nzimana, tuzasubira mu nsengero. Ibi bintu urabihuza gute nk'umukozi Imana? Niki wabwira bera? Pawulo yabwiye itorero ry'i Korinto, abwira itorero ry'i Korinto, araribwira ngo mw'abakorinto mwe mumenye neza yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe. Umwuka wera akorera muri mwe indani. Urusengero rwa mbere Imana yemera ni njyewe, ni wowe ndetse n'undi muntu wari we wese. Ibintu by'amazu ibingibi byose ubona, impanda y'Uwiteka nivuga ikavugira ku bicu, Yesu azamanuka ahagarare ku bicu bya Yerusalemu. Nahagarara mu murwa wa Yerusalemu, impanda y'Uwiteka izavuga ku isi yose, buri muntu wese w'ikinyabuzima azayumva. Hanyuma muri uko kuyumva hari abazaba barasinziriye mu gitaka bazukire gukorwa n'isoni cyangwa gusuzugurwa iteka. Ariko ndagira ngo mvuge ngo icyo Imana ishaka kuvuga muri ibyo ni ukuvuga ngo nta kintu bari babona. Isi ntacyo bari babona, kuko ubundi strategy ya Satani nuko insengero zose aho ziri zahava, wenda bakahahinga ibijumba, bakahahinga amateke, bakahahinga ibigori, bakahahinga ibiki. Niyo strategy ya Satani. Strategy ya Satani no kugwiza amakabari cyane, no kugwiza amahoteli cyane, no kugwiza amabuwate cyane, kugira ngo abantu bajye bagenda biyambitse ubusa ku musozi bambaye izo bita mini. Niyo strategy ya Satani. Arashaka ko abantu bagenda bahinduka bumva iby'imisengere atari byiza. Insengero zishire ku isi cyangwa mu gihugu, usange wenda hasigaye urusengero rumwe cyangwa se usange narwo rutagihari. No kuvuga ngo igihe kizagera ijambo ry'Imana ribingume n'abantu bagiye baryifuza banarishake baribure. Uyu munsi wa none ndi kubimubwira aryamye mashuka ye ariyoroshe ameze neza, biri kumugeraho yareba touch yiwe Imana yamuhaye ifungura gutya agahita mbona. Ariko hari igihe bizabaho ndetse we nk'umunyamakuru interview yo kunkoresha ikiganiro nka gutya usange bitashoboka. Izina ry'Uwiteka rirwanywe cyane mu bantu. Ariko ande Kristo inyamaswa 666 Yohana yahishuriwe izabiri kugenda igira ububasha ku isi cyangwa mu gihugu, kugira ngo buri muntu wese agende yumva arambirwa iby'Imana. Ibyo urabihuza gute n'iyi minsi turimo, ikimenyetso 666 urabihuza gute n'igihe turimo? No kuvuga ngo ubundi icyo bita ande Kristo mubare w'inyamaswa 666 ubundi ibimenyetso byawo bigenda bigaragara mu ibanga ariko bitarajya habona. Ariko hari igihe kigiye kuzagera bijya habona neza, bitewe nuko Satani ari kugenda rwanya abantu basenga cyane kugira ngo badasenga. Niyo mpamvu rero warombaje ngo ese ngo insengero bari ngo katedrale ziri kuzisenya, ahubwo izo zasenyutse n'inkeya kuko izi zasenywa nizo nyinshi. Ariko ubundi Imana izatwara abantu, ntabwo izatwara ibizu bishinyitse. Yes. Bihuriye he n'uyu mwuka watinganya ukomeze kuzamuka ugafata indi ntera? Hahandi iki kimenyetso uvuze 666 iki kimenyetso kihuriye hehe ndetse n'uyu mwuka ukabije cyane iki cyaha cyabereye Sodomu ndetse na Gomora bigatuma Imana irimbura Sodomu na Gomora? Mperutse kuba ndi gusenga Imana, nkuko nari ndi gusenga Imana ngiye kubona mbona iyerekwa rikomeye cyane. Iryo yerekwa nagize ni iyerekwa rimeze ritya. Nagiye kubona mbona hari abantu b'abadamu benshi bari kujya bumva bakwiye kubana n'imbwa z'inkerume, bene za mbwa bakazigira abagabo babo. Hanyuma Imana irangije irambwira ngo dore umwuka wateye ku isi, haba hano mu gihugu ndetse no mu bihugu by'amahanga, dore abantu b'abagore benshi hari abademoni baba bashaka kubateza irari ryo kumva bashaka kurarikira amatungo ihene, imbwa ndetse n'injangwe zimwe batunga mu ngo. Ariko Imana irambwira ngo cyaha abantu babwire neza yuko ibi byose ntabishaka, kuko bigaragaza yuko igihe cy'imperuka gishaka kuza ku isi. Ndetse Imana imbwira neza yuko uyu mwuka w'abatinganyi warukozeho
aho umugore agenda yumva yarambirwa umugabo we, umugabo we akamwirukana akagenda, ahubwo akajya kwishakira akana k'agakobwa kakiri gatoya, akaba ari kazajya yishimishanya nako baryamye mu buriri, cyangwa se umugabo agatangira kumva ashaka agasore kakiri gatoya. Hari n'uwaherutse nge ampamagara mu ndangije ikiganiro nka gutya, ampamagara arambwira ngo ndashaka kugufatiranya n'ubukene ufite muri iyi minsi, munumvishe ko insengero zafunzwe, arambwira ngo ngwino ngusinyishe miliyoni 8 z'amanyarwanda. Hanyuma izo miliyoni 8 z'amanyarwanda yavugaga nk'agakobwa kandi ari umugabo, akavuga nk'agakobwa ambwira ati rwose nagukunze uzaze hanyuma tujye turyama tubikore, ariko miliyoni 8 ndaziguha. Ati ndetse namaze kumenya neza yuko uri mu bukode ntaho kuba ufite, wa mupasteri we numvishe uvuga gukomera kw'Imana, ariko ngewe ngwino nkugira umugore. Ndamubwira ati mu izina rya Yesu, kwacinara Yesu, niba ari byiza by'Imana, niba ari amafaranga Imana izampa, niba ari aho kuba Imana nkuko yabiteguye nkagira amazu yanjye, Imana mvaye mu marimbi ya Gatenga narajyaga mpura n'ibibazo bikomeye, izaca no mu bantu ku isi cyangwa mu gihugu, nzabona inzu yanjye, abana banjye baziga, ariko izo miliyoni 8 ntabwo ngiye nazisinyira. Ikindi sinajya kurongorana n'umugabo kandi ngewe nanjye ndi umugabo. Kuki uyu mwuka w'ubutinganyi winjiye mu bakozi b'Imana ni ukubera iki? Reka nkubwize ukuri, strategy ya Satani ni kwimeze. Uyu ni dayimoni mudindiza, idindiza umuntu imukuramo iby'Imana, kugira ngo umuntu wese agenda aterwa n'undi mwuka wo kugenda utuma Imana yarimbura isi bibaye. Duhamagara Imana cyane. Imana irababaye, Imana ifite agahinda. Uyu mwuka w'ubutinganyi Imana ntiwushaka, ntiwukeneye mu bantu, kubera yuko watumye Sodomu na Gomora irimbuka. Watumye Sodomu na Gomora Imana iyitwikisha inyanja, iyirimbuza umuriro, irawotsa. Ndibuka ko Imana yabwiye Loti, iramubwira ngo hungu udapfa, iramubwira ngo nturebe inyuma, nurebe inyuma mukaroti, iramubwira ngo narebe inyuma arahinduka inkingi y'umunyu. Uyu munsi wa none abantu benshi barebye inyuma rero, bareba inyuma bagahinduka inkingi y'umunyu. Umuntu wese uri kujya areba inyuma ashaka kujya ngo ajye mu bibi, ashaka kujya mu busambanyi, ashaka kujya mu businzi, mu bujura, mu bintu bitanejeje Imana, agiye kuba nk'inkingi y'umunyu, nk'inkingi y'umunyu, abe nka mukaroti, kuko ibihano birahari. Ibihano birahari. Yego. Ko biteye ubwoba? Biteye ubwoba, no kuvuga ngo impamvu biteye ubwoba ni ibyo bihe dusohoyemo. Bishaka kuvuga ngo rero Imana nta mikino ifite, kuko Satani ari gukora cyane, n'Imana iri gukora cyane kugira ngo itware itorero ryayo. Mbona abera cyangwa mu bakristo abenshi bahize mu gahuge. Baheze mu gahuge, abenshi barumva bashaka kujya kwinezeza, kujya kubyina mu mahoteli no mu kabari nkuko navuze, hanyuma basohokane n'abagabo b'ibiciro. Niyo mpamvu umuntu w'umugore agenda arambirwa umugabo we, n'umugabo akarambirwa umugore we. Umwuka busamanyi bw'indega kamere, abadayimoni b'ubusamanyi bw'indega kamere wavutse ku isi. Ikindi undi mwuka uhari ni umwuka w'amagisida, uba ushaka kugira ngo ugende wica abantu batungura, bagende bapfa bakenyutse, kuko umwuka w'icyaha uteza gupfa umuntu akenyutse. Umuntu ntarame, imyaka yo kurama kwe ikagenda irangira. Imana yacu tugire. Urambwira ngo hari umwuka ugiye gutera witwa ubusambanyi kugeza ku rwego n'umukecuru azasambana. Yes, no kuvuga ngo niyo strategy ya Satani. Abadayimoni barifuza neza yuko umuntu wese ahava akagera azajya yumva ashya, akajya yumva umuriro umutwika guhera mu mano kugera mu mutwe, ariko ari umuriro w'irari ry'ubusambanyi. Bihuriye n'uyu mwuka wagaragaye ku mukozi w'Imana, ndetse umwe waje avuga niba ari kumusabya, ntabwo mbizi nibivugwa, witwa Garase. Uyu munsi hano bakavuga ko Garase yadusengeraga tukava mu cyumba cye, twataga twumva dufite irari, twumva twahita dusambana tukiri no mu rusengero. No kuvuga ngo ubundi Garase we nta n'ibintu byinshi nza kumuvuga, ariko kimwe cyo nandi gusenga Imana nayibajije ibya Garase. Imana imbwira neza yuko yari ifite umwuka witwa karande, uturuka mu bisekuru bya se na nyina, mo hasi mu mizi. Uwo mwuka ko wamuteye, ariko we ntiyamenya kuwuvumbura. Rero uwo mwuka niwe warwanyije Garase mu gihe cye, hanyuma agenda asa naho acika intege, yumva nta mugabo basinyana isezerano neza ngo yumve ko ari uwe, ariko Imana irashaka kuzamuhoza amarira nyuma y'aho ngaho. Hanyuma ntabwo nza gutinda, ndavuga ncanguranya tuza kugana ku musozo. Ndetse wambwiye ko hari abantu babiri bafite ubutumwa, urambwira ati ndashaka guha ubutumwa umuntu witwa Ndimbati ndetse na Gasuku.
yego. ese koko aba bantu ko nta hantu bahuriye no gusenga kuki Imana yabakubwiye amakuru? Njyewe impamvu ya mbere Ndimbati maze iminsi ndi gusenga, hari n'ubutumwa bwe navuze kuri Ndimbati ku macana atandukanye, nagiye kubona mbona Ndimbati yaragiye kuzira abantu bamugambanira basa naho bakoresheje umugore w'igishegu, umugore uzwi ku izina ry'igishegu, niko Imana ngiye yambwiye enyereka iyerekwa rya Ndimbati. Hanyuma ngiye kubona mbona Ndimbati uyu nguyu, mbona uwo mugore w'igishegu yari kuzahabwa amafaranga ndetse akayahabwa n'umuntu w'umukire ugaragara ko ari mu bitara kandi agaragara ko arwariyemo, ariko agakoreshwa nk'igikoresho. Icyo gishegu kikajya gushaka Ndimbati, bagasohokana muri hoteli bakinezeza bakaryama, nyuma yo kuryama akamuca igitsina akagita muri pubere akagica Ndimbati. Noneho icyo gihe Imana iramwe ngo bivuge kuri social media, kuko icyo gishegu imigambi gifite n'ikibyumva ku ma social media kirahita gicika imbaraga, ntabwo kizaba kigihemukiye Ndimbati ngo ndetse n'ayo mafaranga cyari kurya kugira ngo kijye kugambanira Ndimbati kiracika imbaraga. Ubu no kuvuga ngo cyamaze gucika imbaraga, Imana yatabaye Ndimbati, ubutumwa bwo narabuvuze. Ariko hari ikindi kintu Imana yashimiye Ndimbati, Imana yambwiye muri iyi minsi. Icyo kintu Imana yashimiye Ndimbati rero ngiye kugitangaza abantu benshi ntibari bakizi. Imana yambwiye ngo uzi ikintu cyiza kinejeje Imana. Yatse imodoka ajya kureba abana bandora imbogo, arangije abana abajyana ku ishuri, abana abatangira amafaranga abajyana ku ishuri. Icyo kintu cyanejeje Imana umutima wa Ndimbati. Uyu mutima Imana irawushima, Imana irawunezererwa. Imana irambwira ngo Ndimbati, Imana imwongera imyaka yo kurama, imuha imyaka yo kubaho, kuko afite igikorwa cy'urukundo cyiza cyo kujya kureba aba bana badora imbogo, akabibuka, akemera agatwika esanse ye, akemera agatanga amafaranga, abana bakiga. Bari abana badora imbogo bagomba kugira gute? Bagomba kwiga byanze bikunze. Umunyamakuru njyewe njya mbabazwa cyane n'umuntu mu buzima, uri kubyumva, ujya uhururana amaserikeye akaza gutabara umuntu ari uko yapfuye. Nk'ubu nkanye nk'urugero ngapfa, namara gupfa umuntu akaba aribwo anyibuka ngo azanye inkunga, atarigeze anshyigikira mwivuga butumwa hakiri kare. Ibyo bintu rero ngo bibabaza Imana cyane. Niba hari n'umuntu uri kunyumva kumva yashyigikira ivuga butumwa ryanjye, narishyigikire nkiri muzima, anshyigikire nkiri muzima. Ejo bundi umuntu yarambwiye, yancumugana arambwiye ngo pastor mugiye kujya mucukura amatuwarete ngo y'abaturage, ngo mufate ngo amapiki ngo abari byo mujya gukora, ngo ntimuzongera gukora ivuga butumwa ngo ryo ku ma social media cyangwa se ivuga butumwa risanzwe. Imana ariko ambwira uwo muntu, ndamubwira ati Imana yanyangaje izabana nanjye, yankuye mu marembe ya Gatenga najyaga mparyama, hanyuma indemera ubuzima. Uyu munsi ndi umugabo, ariko nanone nzi neza yuko hari abantu bafite umutima wo gushyigikira amavuta abakozi b'Imana, kandi haba hano ku isi cyangwa mu gihugu. Icyo nzi sinzaseba. Rero bishaka kuvuga ngo untabara nantabare nkiri muzima, ntazantabara ari uko napfuye ngo azanye amafaranga y'amamiliyoni yo kugura amaserike y'inapfuye, ahubwo nantabare hakiri kare. Niba ngibi byo kurirwa nirukanka ku ma social media cyangwa se nkuru ivuga butumwa mpura n'umunyamakuru nkawe ankoresha interview y'ijambo ry'Imana, hanyuma nkarivuga niki. Ubu ngiye nkwiye kugira studio yanjye, nagize icyifuzo, nagize ifuhe ryo mu mwuka, ndavuga ngo nkwiye kugira studio yanjye mu myaka ngezemo ndakuze, sinkwiye kujya nirukanka mu banyamakuru. Nkwiye kugira kamera n'ibindi byose, ibyuma bya kamera, kandi nasabye Imana ibyuma bya miliyoni 7 sinajya kwisondeka. Nibyo nasabye Imana. Rero bishaka kuvuga mu yandi magambo, aho ngomba kwicara hose ngomba kuvugira Imana kuzageza mvuye mu isi, kuko n'iki Imana yanshyiriyeho. Undi muntu rero nshaka kuvugaho warumbwiyeho tugana ku musozi, uriya muntu witwa Kasuku. Gasuku Imana iri kumushima. Gasuku sindanahura nawe, Gasuku ahubwo ngize icyifuzo Imana izampuze nawe. Gasuku ni umuntu Imana igiye kuzamura mu rwego rwo hejuru. Gasuku ibitekerezo byiwe Imana byose yabishimye, amakuru yose n'ibyo avuga Imana igiye kubishyiraho uburyohe bumeze nk'ubuki, abantu babikunde, bamushyigikire, bamusiponse, abantu bamushyigikire. Kasuku sindahura nawe, ariko Kasuku Imana iragushima n'ibikorwa byawe Kasuku, Imana irabishima. Imana irambwira ngo hari abantu benshi Kasuku aruta, nabirirwa biyamamaza ngo nabakozi b'Imana benshi. Gasuku arabaruta ariko batabizi. Bishaka kuvuga ngo rero Imana nigeze mbona iyerekwa ryo mu ijuru, Imana imbwira ijambo rikomeye ngo abimbere bazaba binyuma, ngabo twibwira yuko ari bo ba mbere bakwiye ijuru, ngo ntabwo ari bo barikwiye, ngo ahubwo hari abantu bafite imirimo myiza no yo gukiranuka no gushyigikira abantu b'Imana no gushyigikira itorero ry'Imana, ngo ariko batazwe, ngo bari mu ibanga, mu bantu rero batari bazwe
mu buryo bw'abantu bisanzwe. Kasuku ntiyarazwe cyane ariko Imana noneho irabivuze hano, Imana igire neza Kasuku mu izina rya Yesu. Dusengera Imana tuze kugana ku musozi, ntabwo nshaka ariko gusenga ndashaka kutanga nomero yawe abantu bakayimenya. Ushaka kugushyigikira gushyigikire, ushyigikira amavuta yawe ashyigikire, ukeneye gusengerwa umusengere, ukeneye inama uyimugire, kubera kuri warahamagara. Gusa hari ijambo ry'Imana sinava kuri kamera ntarivuze riri muri Yesuwa igice cya mbere umurongo waho wa 5. Iryo jambo rivuga ngo nta muntu n'umwe wandinda kuguhagarara imbere mu minsi yo kubaho kwawe kose, uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe, kandi ndaguhetse ku mugongo wanjye. Iryo ni ijambo Imana yabwiye Yesuwa imaze kumutoranya nyuma y'uko Mose yaramaze gutaha. Mose yaramaze gupfa, Mose amaze kurangiza urugendo rwo mu isi. Hanyuma ako kanya Imana itoranya Yesuwa, imutoranya Yesuwa ari umusirikare, iramubwira ngo wa Yesuwa ngaho simbura Mose ku ngoma. Icyo gihe rero Imana yatoranyije Yesuwa imwishimiye kandi imwizeye. Irangije ifata Yesuwa iramubwira ngo umuntu wese w'umupfumu cyangwa umurozi cyangwa umukonikoni n'umuntu wese ukwanga uzashaka kuguhagarara imbere, Imana izamurwanya, Imana izamunaniza. Aka kanya rero ndagira nkubwire ngo ni ukuri buri muntu wese wari ufite ibimurwanya, urufite ibimunaniza, Imana ihagurukiye kurwanya ibimurwanya. Uko Imana yarwaniye Yesuwa ikamubwira ngo izajya imuheka ku mugongo wayo, ni nako nawe uri kunyumva Imana igiye kujya iguheka ku mugongo wayo. Wowe muntu uri kunyumva Kasuku, Imana igiye kujya iguheka ku mugongo wayo. Abazakurwanya n'abagambanyi ntibazagushobora. Ndaguhanuriye, ndi umushumba, ndaguhanuriye Kasuku, Imana igiye kujya iguheka ku mugongo wayo, kandi amasazo yawe Kasuku azaba meza. Kandi n'uyu muntu witwa Ndimbati nawe Imana igiye kujya imuheka ku mugongo wayo kubera ibikorwa byiza by'urukundo akora, akibuka abana ba Vavadora Imbogo ndetse akagenda abagirira neza. Ndahanurira umuntu witwa Supermanager ntabwo ndahura nawe, Imana yamunyeretseho. Imana iramwe ngo Supermanager, Imana izamuye ibihangano byawe ndetse ikugiza umukire ukomeye. N'ubundi uri umukire ariko ikuzamuye muri level cyane, kuko nabonye hari abaterankunga b'abazungu benshi bagushyigikira Supermanager. Imana iramwe ngo Supermanager, Imana irakurwanire kuko ari Imana ishobora byose. Aba bantu nubwo ntarahura nabo ariko Imana izampuza nabo nkuko iyi kamera nyigezeho ntari mbizi. Rero iyi kamera yitwa Yubahwe TV Imana irayizamuye cyane, kandi iyi kamera yitwa Yubahwe TV Imana yihaye umugisha. Hekotalabai shando yasika yasobere. Uwiteka abwira Yesuwa aramubwira ngo nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere mu minsi yo kubaho kwawe kose, uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe, ndaguhetse ku mugongo wanjye. Imana hari abantu ihetse ku mugongo wayo, Imana hari abantu irinze amarozi, Imana hari abantu irinze abapfumu, Imana hari abantu irinze ibitero, Imana hari abantu irinze ibibi byose. Ubugambanyi bw'abantu bubaye ubusa ku bandi, kuko Uwiteka Imana ishobora byose areba nk'Imana, ntabwo areba nk'abantu. Uwiteka Imana ishobora byose, haleluya. Aramye ngo aka kanya muhanura ubuhanuzi buvuga ngo hari intebe z'abantu Imana yubitse, hari n'intebe z'abantu Imana izamuye. Intebe iz'abantu bubaha Imana, Imana irazizamuye. Intebe z'abantu basuzugura Imana, Imana irazubitse. Niko Imana imbwiye. Ngiye kubona mbona Imana yubitse intebe, yubitse intebe za beshi, hari intebe za beshi Imana yubitse. Hekotalabai shando yasika yasobere. Imana yubitse intebe z'abantu basuzuguza izina ry'Uwiteka, abatinganya intebe zabo Imana irazubitse. Hekotalabai shando yasika hayasobere fai, haleluya. Imana yatoranyije Yesuwa ikavuga ngo nunkorere usimbure Mose ku Uwiteka Imana ishobora byose. Ni ukuri wowe garukira aho ngaho wagendaga utoteza abakozi bawe, ugenda ubasuzugura. Dayimoni ubwenge bw'isi yaraguteye, ariko uhereye aka kanya Imana irakubwiye ngo ca bugufa huri mu masosiyete, mu nganda. Yekotalaba yashando yasika yasobere pere wirishegom hayatutalele bosokere. Ndabwira abantu bagaragara nk'abadelegiteri general bahagarariye inganda bagasuzugura abakozi bafite bo hasi, bagenda babatesha agaciro. Imana irambwiye ngo intebe zabo ije kuzubika, ibihombo bizabazaho, ariko nibubaha Imana bakanezeza Imana ntacyo bazaba. Yekotalaba yashando yasika yasobere pere wirishegom. Mbonye intebe zabeshi zubikwa, abantu batanezeza Imana, abantu batubaha Imana, intebe zabeshi zirubitswe. Niko Imana imbwiye, kandi Imana irambwira ngo hari intebe Imana izamuye neza bubaha Imana. Intebe Imana irazizamuye, abantu bubaha Imana, Imana irazizamuye.
kotalabaya shando yasika haya sopere pere wirishegom haya tutalele bosukrere faya. Ndagira abantu b'abapfumu n'abarozi na Sarongo intebe y'Imana irayubitse, Sarongo intebe yawe Imana irayubitse, Sarongo ni wihane, Sarongo ni wihane mu izina rya Yesu. Imana irambwiye ngo abarozi n'abapfumu barara bambaye amayugi, barara babyina, intebe zabo zirubitswe, intebe zabo zihindutse ubusa, intebe zabo zivuyeho. Hekotalabaya shando yasika haya sopere pere wirishegom haya tutalele bosukrere. Intebe z'abantu batubaha Imana, Imana irazubitse, ariko intebe z'abantu bubaha Imana, Imana irazizamuye. Intebe z'abantu bubaha Imana, Imana zishize hejuru mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Mboneraho kubwira n'umuntu wese w'umuyobozi ugiye kujya yitwara nabi, Imana irambwiye ngo Imana igiye kujya ibasha kumufatira umwanzuro, intebe ye yubikwe mu izina rya Yesu. Amen. Wadusangira mukozi w'Imana. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Mana ndagushimye ikiganiro wari wampaye. Uri Imana ishobora byose, uri Imana nyamana, uri Imana y'ubutware, uri Imana y'imbaraga, mu izina rya Yesu. Haleluya. Nsengeye abantu bose bace bugufi, bakubahe babana amahoro mu izina rya Yesu. Ibidashoboka abantu ku Mana birashoboka mu izina rya Yesu. Ndagushimye nyakubahwa Uwiteka kugeze ku bantu, ndirukana uburwayi abantu bari barwaye mu izina rya Yesu. Ntibongere kurwara abantu bari bafite ibibazo bitandukanye bakeneye gutabarwa n'Imana. Imana ubarengere, ubatabare, kuko uri Imana ishobora byose, kuko uri Imana y'ubutware, kuko uri Imana imbaraga nyinshi, mu izina rya Kristo Yesu. Ndagushimye Imana ko biremye, ndagushimye ko ubikoze mu izina rya Yesu. Amen. Hari abantu baba bifuza nimero zanjye, hari abantu baba bifuza nimero yanjye, ni 07834947 ndayisubiramo 07813497 hari na Airtel 07398992 07398992 naho ubutaha tuzakomeza ubutaha. Amen. Nitwongera kugukenera tuzagutumira kuri Yubahe TV hanyuma ubane natwe. Reka tugushimire cyane rero wowe wakoze subscribe ikore, kandi niba wakunze umukozi Imana andika ubitubwire, Imana iguhe umugisha mwinshi. Reka ushimire cyane wakoze Imana. Shalom.